Muraho neza, reka nizere ko mumeze neza cyane nkuko mubibona. Uyu munsi tugarutse muri iyi mining yacu bita NEXA coin. Iyi NEXA coin tumaze igihe turi kuyimayininga. Iyi NEXA coin tugiye kuganira ku buryo bwagize ute bwongerewemo bita withdraw n'ingi presale imaze iminsi iri gukorwa. Iyi ngiyi hamwe n'ingi withdraw, presale na withdraw. Iyi NEXA coin turi kumara hagati y'ibyumweru 3 n'ibyumweru 4 I think turi kuyimayininga. Urabona ko imaze kujoiningwa n'abantu benshi cyane. Urabona turi kuyimayininga tumaze iminsi, nje urabona amaze iminsi 25 ndi kuyimayininga. Ubwo ni iminsi 25 nyine maze kuyimayininga. Hanyuma urabona ko abantu bamaze kunyinjiraho nta bantu 210. Hanyuma abantu bamaze kujoininga iyi NEXA coin, mbega nyine muri rusange abamaze kuyinjiramo ni abantu basaga ibihumbi 131 n'abantu 718 nkuko ubibona hano. Abantu ibihumbi 131 n'abantu 718 nibo bamaze kujoininga uyu mushinga wa NEXA coin muri rusange. Hanyuma kumayininga nkuko mpora mbibabwira, dukanda hano muri uru ruziga ruri kuzenguruka niho dukanda. Urabona amasaha yaba yibara yamanuka, urabibona. Urabona ko iyo amasaha 24 arangiye turongera tukamayininga. Hanyuma urabona iminsi iri countdown, urabona hadusigaje iminsi 103 kugira ngo nyine iyi mining coin zose zishiremo. Dusigaje iminsi 103. Ubwo urumva iminsi 103 ni hagati y'amezi 3 n'iminsi. Urumva amezi 3 n'iminsi. Ikintu tujye kwigarukiraho rero ni reka tubanze kuri presale, hanyuma turaza no kuri withdraw nayo iri butangire mu kanya. Tugiye kubanza hano kuri presale. Hano presale ni ukuvuga ngo presale ni uburyo hari coin zitegurwa nyine n'uwo mushinga runaka ugiye kujya ku isoko. Hanyuma presale ni coin bashyira hanze bagatangira bakazigurisha ku giciro runaka kugira ngo bazabashe kubona amafaranga azafasha wa mushinga mu kugira ute, mbega nyine mu kuba yagera kure, nyine mu kuba yagira agaciro kari hejuru. Ubwo presale iyo ba nyiri uwo mushinga bashyize hanze bakavuga ngo presale yacu iraba ihagaze, coin yacu imwe iraba ihagaze kano gaciro, abantu bajyamo bakazigura. Hanyuma iyo bamaze kuzigura cya giciro baguriyeho kikuba nka 3 cyangwa se 4 bitewe. Urabona iyi NEXA coin presale yayo nkuko ubibona, presale yayo bavuze ko igomba kugurwa, coin imwe igomba kugurwa 0 n'igice kimwe, 0 n'igice kimwe nkuko ubibona hano. Ubwo nubwo yageze mu mafaranga, ubwo ni faranga rimwe, wenda niko navuga ry'amanyarwanda, wenda niko navuga ni faranga rimwe. Urumva na amafaranga makeya cyane. Hano ushobora kuza ukayigura coin gutya kuri iki giciro, hanyuma uyu mushinga coin yabo yaba yagiye ku isoko ugasanga ukubye nka kangahe, nka 3 cyangwa se 4 bitewe nyine nuko ba nyiri umushinga bagize ute bawupanze. Nkuko ubibona hano coin imwe bavuga ko ubu ngubu muri presale iri kugurwa y'ano mafaranga. Ubwo tuvuge ko ari faranga rimwe y'amanyarwanda, ariko bavuze ko muri message nabonye kuri X yabo bavuze ko nibura coin imwe ku muntu waguze hano muri presale, coin imwe niramuka igiye ku isoko azajya yigurisha 0 n'ibice 10 kuzamura. Ubwo urumva nyine ni amafaranga menshi cyane, nyine icyo gihe ubukubye inshuro nyinshi. Hanyuma izi coin bateguye muri presale urabona ziri in progress. Urabona izi ngizi ni zimaze kugurwa, bamaze kugura 6.7%. Izo nizo zimaze kugurwa muri presale. Presale bateguye total supply yo muri presale nyine bateguye 50,000,000. Ubwo urumva nyine 50,000,000 nizo bashize ku isoko kugira ngo zigurwe, kugira ngo zibashe kugurwa. Noneho urabona izimaze kugurwa urabona ko ni 3,000,000. muri miliyoni zingahe? Muri 50,000,000 hamaze kugurwamo 3,000,000 n'ibihumbi 343 nkuko ubibona hano.
izimaze kugurwa. Izisigaye muri presale urazibona, dore ngizi hasigaye miliyoni 46 n'ibihumbi 656 nkuko ubibona hano. Ni miliyoni 46 nizo ziri gusigara muri presale. Ubwo urumva niba hari gusigaramo miliyoni 46, urumva ko presale iracyagize ute, ziracyagurwa nyine, ziracyagurwa. Hanyuma berekana aho abasha kunyura creating account, hanyuma hano hasi bakerekana nuze transaction ubasha kohererezaho amafaranga mu gihe uri kugura zira coin. Hano bagashyiraho uko coin iri kugurwa, nawe urajyamo nyine ugenda ubisoma gake gake. Hold and wait your NEXA token will be available for withdraw after the presale. Okay, noneho hano urabona nyine hano bari kutubwira ko nyine nitumara kuzigura nyine hano muri presale tuzagira ute, tuzategereza cyangwa se nuze withdraw iri coming soon, kugira ngo tutangire kubikuza nyine, kugira ngo dutangire kubikuza biri coming soon. Ari nabyo mu kanya ngiye kugarukaho, kuko iyi video yego nyikoze ntinze, ariko nyine ngiye mbangira ngo mbahe amakuru meza nyine ari bubagirira akamaro. Nkora ikintu ntinze ariko nkabaha ibiri bubagirira akamaro. Okay, noneho hano bavuga token izina ryayo ko yitwa, hanyuma bakavuga nanuze yayo coin yabo ko yitwa, bakavuga network izakoreshwa ni BB20, bakavuga total supply yindi tumaze kugarukaho, bakavuga n'igiciro cy'uko coin iri kugura hano muri presale. Ni byinshi nyine, nawe urajyamo ubisome akantu ku kandi. Okay, hanyuma bakavuga ko nuze support nyine ikora amasaha 28 mu cyumweru mu minsi 7 nkuko ubibona. Okay, ndakeka iyi presale murayisobanukiwe. Hanyuma iyo ushaka kwiyandikisha muri iyi presale uraza hano kuri start investing now, hano uraza ukahakanda. Iyo hakanze ahangaha uraza ugashyiramo izina, amazina yawe yuzuye, full name, izina ryawe nkuko ryanditswe ku irangamuntu, hano ugashyiramo email, hanyuma hano ugashyiramo password hano, hanyuma ukayikonfirma hano. Gusa biba byiza iyo ubihuje na account yawe usanzwe ukoresha, biba byiza iyo uyihuje n'iyi account yawe usanzwe ukoresha, nibyo biba byiza cyane nyine, ni nabyo bitagucanga. Okay, iyo ushaka kwinjira kaze ninjiremo noneho mberekemo imbere uburyo haba hameze. Okay, iyo winjiye muri presale, muri platform yawe cyangwa se muri account yawe ya presale, usanga hameze gutya. Ni gutya niko usanga hameze nkuko ubibona. Urabibona ni ibintu byinshi nyine, ni bya bindi twagiye tugarukaho. Hanyuma hano urebye neza hari deposit, ahangaha deposit USDT na buy NSA, hanyuma na withdraw gusa. Urabona ko withdraw iri coming soon. Ubwo ni ugukora deposit, gushyiraho ya mafaranga nyine ushaka kugura izi token, ikamberekeye ndadukanda hano kuri deposit. Iyo ukanze deposit uraza ugafata copy ahangaha, kano uraza ukagafatira copy, ubundi ukagenda ugashyiraho ya mafaranga yawe. Umaze kuyashyiraho uraza hano ugashyiramo amafaranga umaze kubashyiriraho, hano ugashyiraho transaction hash kaka ID nyine ukagashyiramo hano, ubundi ugakanda submit. Iyo umaze gukanda submit, icyo gihe urategereza amafaranga yawe yakagera hano muri system. Iyo yamaze kugeraho ni hahandi noneho uhita uza sasa ukagura coin ushaka kugura. Iyo ushaka kuzigura nyine uraza hano, ugakanda hano buy, hanyuma ubundi ukajya ukazigura. Gusa njye urabona ko hano bari kumbwira ko nta mafaranga ngize nta mafaranga mfiteho, gusa nyafiteho nabasha kugura kuri izi coin. Izi coin biba byiza iyo uziguze ufite amafaranga yatazakubabaza, bitewe nuko bino bintu hari igihe akenshi ujya usanga bibaye ntuze nyine, bibaye scam. Rero ugomba kwitonda ukagura coin uzi neza ayo mafaranga ko yataguteza ikibazo. Kuko hari igihe ushobora kuzigura ugasanga uyu mushinga ejo bundi ubaye ikibazo, ugasanga uravuze ngo barakoheje ngo ugure kandi ngo biki na biki. Gusa uyu mushinga uko umeze sinkeka ko waba utizewe. Uyu mushinga ndakeka urizewe, gusa nanone ntabwo twabihamya 100% kuko ntabwo turi ba nyiri umushinga. Ntabwo twabihamya 100%. Gusa nyine uba ugomba gufata risk
iyo udafashe risk nyine ni hahandi uhora uri down nyine. Okay, mbibutse ko izi coin ntabwo tuzategereza ngo zishiremo. Izi ngizi ngo nuko bashyizeho ngo 50 ziri muri presale, ntabwo tuzategereza ngo zishiremo. Hari igihe bashyizeho runaka, icyo gihe ndakeka kirimo hano, kirimo inyuma. Hari igihe bashyizeho runaka, icyo gihe nikirangira ubwo bizaba birangiye nyine, bazahita bazikura muri presale. Ndakeka ari ibyo ngibyo. Hanyuma reka nsense noneho mbereke igice cya withdraw. Mbibutse ko nukubikuza. Nkuko mubibona dusubiye inyuma kugira ngo mbashe kubereka kino gice cya withdraw, cyangwa kino gice kijyanye no kubikuza. Dore ngiki kino gice. Hanyuma iyo dukanze hano kuri withdraw, urabona ngo withdraw not available nkuko ubibona. Hanyuma urabona hano hari amasaha yari countdown. Urabibona hano iki gice cya withdraw, amasaha yari countdown. Hano urabibona hano biri countdown, ni ukuvuga ngo bari kuvuga ko biratwara amasaha 23, ubwo ni 28, kuko urabona ni amasaha 23 n'iminota 59 n'amasegonda. Ubwo birumvikana ko ejo iki gice cya withdraw kizaba cyatangiye gukora. Mbibutse ko iyo withdraw iri gukora, mwibutse ko icyo gihe uba wemerewe kugurisha coin no kugera ute no kuzigura. Gusa mukazigurishanya hagati yanyu mu gihe coin itari yaristingwa kuri ma exchange nyine akomeye, za zindi zigiye zitandukanye. Hano rero bivuze ko umusibe ejo cyangwa se ejo dushobora gutangira kugurisha izi coin, nubwo igihe runaka bagennye hano kitari cyagera. Hano nkuko ubibona iyi minsi iri countdown, ariko bavuga ko iyi minsi nubwo iri countdown, icyo gihe nibwo bazagira ute, nibwo bazaronshinga kuri ma exchange akomeye. Muri X yabo cyangwa se muri Twitter yabo nabonye bavuga ko bazaristinga ku ma exchange 3 akomeye, hanyuma n'izindi ebyiri ziraho nyine zisanzwe zidakomeye nyine ziraho ngaho. Iyi NEXA coin niba utari wayinjiramo, nakugira inama kuyijoininga. Haracyari igihe, turacyari gukorera coin nyine just ziri hejuru. Urumva nyine nabonye nta nanuze bagira, turacyari gukorera coin ziri hejuru cyane. Wahajyamo nawe ugatangira ukazimayininga kuri coin, ukareba ko nawe wabasha kugira ute, wabasha kuzibonaho. Dore ko bavuga ko bafite ngo total supply, bavuga ko bafite total supply ya 500,000 nkuko kuri X yabo babivuga, nkuko bahora babivuga. Bavuga ko bafite 500,000. Kanze mbibereke NEXA coin, kanze inze mbibereke. Urabibona bavuga ko bafite total supply ya 500,000 nkuko ubibona hano. Ndakeka urabibona 500,000. Urumva muri 500,000 nawe ntabwo wabura izo ukuramo. Birumvikana ko nawe utabura izo ukuramo. Izi coin niba utari wagira rero, hari abantu bagiye bambwira ngo gukoramo KYC ngo byarabananiye. Gusa icyo nababwira cyo KYC iroroshye cyane. Mujye muyikorera kuri Chrome cyangwa se muri browser, hanyuma niho wabasha guhindura ururimi. Iyo wayikoreye muri application isanzwe, ururimi akenshi ntabwo rukunda guhinduka ngo rujye mu Cyongereza. Rero mujye muyikorera muri Chrome, dore inaroroshye, KYC iroroshye cyane. Niba hari umuntu utari wayikora cyangwa se yananiye, ubyandika muri comment kugira ngo nzabashe kugufasha nkwereke uburyo ubasha kuyikora. Hanyuma niba hari igitekerezo mufite cyangwa se hari ikibazo ufite, ucyandika muri comment kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi video zigiye zitandukanye, mbashe no kugusubiza, turebera hamwe nyine n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Niba ukeneye kuza muri group ya WhatsApp yacu, niba ngo muri description cyangwa se muri comment mbanayipinzemo, hanyuma ubashe kutujoininga muri group. Tuyifungura rimwe na rimwe, ntabwo ihora ifunguye. Gusa iyo group amalink ntabwo yemewe, link ntabwo zemewe, mpora mbivuga ntabwo zemewe. Iyo ugerageje kuzishyira mu bitatu gusiba muri group yacu, bitewe nuko twe ntabwo dukunda akavuyo. Niba utari wakanda subscribe, unkandire subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Njye mwari kumwe, banyita Darius Tech.